Hello friends and family, mumeze gute? Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze bon, nanjye meze neza, ndashima Imana, ndashima Imana koko nimbabwira ngo ndashima Imana, mwumve ngo ndashima Imana. Nta kibazo na kimwe mfite. So, rero ndagira ngo mbashishikarize please, niwumva ino video yanjye, ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gutera comment, umbwira aho nakoze mistake, umbwire icyo mukunze ari cyo nkomeza gukora, please mukomeze munshyigikire, mukore share kandi mukore na like, please mwumve video yanjye irangire, sibyo? Nukuri muraba mukoze cyane, ikindi ndabakunda. Abantu bakeneye kuzajya bakomeza kundeba, bashaka kujya kuri Instagram yanjye, nitwa akarongo gatoya hasi sangwa. Baba bashaka TikTok bakajya kuri sangwa, hakajyaho sticker ya pome, Jerry, hakajyaho sticker y'umutima. Ubundi dukomeze tubane, mumbwire icyo mushaka cyose tugikorane, umva bibe byiza cyane. In God we trust, amen. Like seriously? Inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo rwa Fleury ndetse na Jeannette. Jeannette umenyereweho kuba ari umukinnyi wa filime mu Rwanda, akaba atunganya filime impanga ndetse ikaba ari niye, kandi akaba anayikinamo yitwa Kami, ndetse akaba yarakinnye mu zindi filime zitandukanye harimo nka City Maid yitwa Diane. Reka dutangirire inkuru y'uyu mukobwa, ndetse kuri ubu ntago ari umukobwa, ni umumama, ariko reka dutangire inkuru ye ndetse n'iy'umusheri we ari we Fleury. Inkuru yabo itangirira muri 2015 ahagana mu kwa 12 nibwo bahura. Fleury ni Umurundi, aba yaje afite projet ya filme agomba kumurika, ndetse irimo Abanyarwanda ndetse n'Abarundi. Umwe mu bakobwa bagombaga guparticipatingamo cyangwa bagombaga gukora muri iyo projet na Jeannette bari bamutumiye, ari we witwa Bahavu. Baramutumiye nawe ari buze gukina. Byari ibintu bitangaje cyane. Ku munsi wa mbere Bahavu aje gukina, basaga nk'abo bazamutse kuri escalier, of course nk'ababosi ba nyiri filme ndetse n'abandi bagombaga kuba bayoboye muri iyo filme, bari bahagaze hanze bategereje gukoresha casting abantu bazaza kuba bakina muri iyo filme. Nimvuga casting, abantu batazi casting ni nko kugerageza umuntu se cyangwa kureba nimba iyo role bashaka kumuha azayishobora. Jeannette yazamutse n'umushuti we, I mean Bahavu, yego yitwa Jeannette ariko amenyerewe ku izina ryitwa Bahavu nk'izina ry'umuryango. Bahavu yarazamutse ari kumwe n'umushuti we. Fleury yari ahagaze aho hafi ari kumwe n'umushuti we, yarebye umukobwa kumwe bakunda kuburaga, ariko mu marangamutima nta muntu buraga. Burya umuntu avuga ikintu kimuvuye ku mutima, yega bikora nko kuburaga, ariko nyine hari akantu kaba gakocoye ku mutima se cyangwa ku bwonko. Yarebye Bahavu aravuga ati uriya mukobwa kari mwiza, wamubwiriye nkamutereta mwana, as joke nk'abahungu, twari utuntu tw'utujoga agenda ashyiramo, ariko yaramubonye yumva aramukurashingiye, yari mwiza. Gusa Bahavu nyine nk'umuntu uri mu myaka y'ubukure n'iki, imyaka 10 n'ingahe isatira 20, yasaga nkaho yiyumvamo ukuntu. Kumva umuntu umuvuga ntabwo yabyakiraga neza, yumvaga ari umukobwa urenze, umukobwa buri muntu wese adakwiye kuvuga uko yishakiye, dore ko yari n'umuntu uba mu Mana cyane, ibyo byose byibera mu Mana. Yarahindukiye aramureba aramubwira ati ni njye uri kuvuga. Fleury yagize isoni, yaravuze ati no, n'uyu nguyu ubivuze. Umuhungu bari kumwe avuga ati come on, ni weho ntago ari njyewe. Bahavu yabuze icyo arenzaho, yahise akomeza azamuka n'umushuti we, baragenda nyine barabereka aho bagomba kwicara nk'abantu nyine bategereje bosi wabo nyine ngo bakore
ariko Bahavu yaramurebye aramusuzugura amukunda aravuga ati n'umuntu aracyari umwana ari kuzana ibintu by'inkundo gusa nyine ntiyabitindaho mu kanya nk'ako guhombya yagiye kubona umwe wavugaga hanze arinjiye yumva ko bagiye guhita bamwicaza nk'inyuma yabo hari hasigaye amapresi arebye abona agiye kwicara mu bayobozi biramutungura cyane nyuma anamenya ko ari we ukuriye filime ariko ntiyagira ikindi kintu abikoraho aratuza dore ko yashakaga kugera ku nzozi ze yashakaga kuba umuntu urenze muri filime kandi ari gushaka nanone ikintu cyamubeshaho bakomeje kubana muri ubwo buzima baza gushutinga amafilime gusa Fleury yari yamukunze pe yamukunze ku rwego udashobora gusobanukirwa hahandi yavuze ati how can I get ni gute nshobora kubona nimero ze bajya bavuga mu kinyarwanda akavuga ati ushaka inka ryama nkayo yashakaga Jeannette ariwe Bahavu yagombaga gukoresha uburyo ki bwose yagombaga gukoresha ubwonko bwe kugira ngo agetinge cyangwa se afate nimero ze sometimes abakobwa dukunda picture nanjye ubwanjye nkunda picture by the way uri kumva yahise amubwira ati ntagufotora of course Bahavu yari avuye mu gasene ke bari kuri set bari gushutinga shooting ye yari irangiye nibwo Fleury yamurebye aramubwira ati nagufotora Jeannette aravuga ati nta kibazo umva nyine yari yishimiye kubona umuntu umufotora kubona udufoto utari butwishyure biba ari byiza biba ari bon ubwo nyine yamukubise utuntu tw'udufoto umukobwa aratwishimira Bahavu bafatana n'akandi gafoto kamwe bari kumwe it was so beautiful Fleury we yari yabyishimiye cyane ko yari yakunze umukobwa bigiye kure na Jeannette yaramurebaga akabona hari ukuntu ariko nanone akavuga ati uyu ni umwana ni iki nyine yabonaga amurutamo ukuntu yabonaga nyine atari kubona ntabone ntagire uburyo nyine abyisobanuriramo so filime yaje kurangira ari nako urukundo rwabo ahanini rwibanze kuba bari kumwe cyane muri filime of course nk'abantu barangije gukora projet bari bafite babanje kuyireba nk'abantu bayikoze ngo bayinonosore barebe some mistakes bareba ama mistake bakozemo barebe buri kimwe cyose ubwo nyine Fleury yatumiye abakinnyi abadirector nyine buri muntu wese ubura aho ngaho so bose baraje na Jeannette yaraje Fleury akimubona umutima warasimbutse biranamushimisha uri kumva kumubona byanamwongereraga esprit byamwongereraga like imbaraga zo gukora cyane nkuko mubizi abakobwa sometimes gukunda abahungu badakora biba bigoyemo cyane no gukunda umuhungu udafite projet baba we vuga ati nk'uyu nzamumaza iki ubwo nyine byamwongeraga imbaraga zo gukora cyane akimubona ubwo bamwe bagiye biyevapora bagenda abandi bagenda nawe bigeze mu masaha ya nimugoroba yari afite repetition yagombaga kugenda by the way yaririmbaga muri chorale wow it was so beautiful byari byiza cyane ubwo nyine Fleury yaramurebye aramubwira ati uragiye arambwira ati yego yavuze ati reka ngeze ku muhanda yaramuherekeje nkuko mubizi nimba hari ahantu haba vibe ni ahantu haba hari abantu benshi mwese mushyira hamwe noneho nko kuri set cyangwa se ahantu abakinnyi bahuriye nyine b'abantu bahorana baba bafite ikintu bita story so hari harimo umuntu umwe nawe yari umudirector I don't know ariko nawe yari afite ikintu ashinzwe gikomeye nibwo yabarebye kwa kundi Braga aravuga ati man uzi ko muberanye se no kureba murarishya byacamo ubwo nyine nk'umuntu nk'abantu bakuru bumvisha ikintu kandi nawe nyine yari abameneyemo akantu Fleury byaramushimishije cyane aravuga ati wow ku mutima avuga ati ankoreye akantu
ubwo nyine yaramuherekeje. Jeannette yarabyumvishe ariko nyine ntiyagira icyo abirenzaho, aratuza aravuga ati ni za burage zabo ntawamenya ibyabo, dore ko nyine umuntu wese ugiye muri sinema aba agenda yitonda bitewe n'ibintu bakunze kuvuga ati hari igihe umuntu aguporovoka, hari igihe umuntu agukoresha kumva nyine gutyo. So yagerageje kwitwaramo neza ukuntu. So ageze hanze ya gate agiye gufata akabayike ngo agende, Fleury yarambwiye ati se wumvishe amagambo bavuze? Jeannette yarasetse arambwira ati it's okay, wibyitaho, baba bari kublaga. Okay. Ubwo nyine yaragiye, n'undi arakomeza aragenda ajya mu bye, bakomeje kuganira bidasanzwe. Yaje kumwandikira kuri WhatsApp, amuhaye amafoto, ambwira ati ano mafoto ni meza. Gusa Jeannette ariwe Bahavu yaracecetsemo cyane, nyine nk'umukobwa wiyubashye kwa adashaka ko abantu bamubona imboga mu menyo. Muri kumva icyo ashaka kuvuga? Yari yihagazeho by the way nk'umukobwa uwo ari we wese. So yavuze amagambo make, nikibona ko she's not interested, ntago like sinzi ukuntu nabivuga ariko ntabwo ari interese cyane. Ubwo ngubwo nyine nibwo byakomeje, batangira kuba inshuti mo gake gake, bagenda baganira, basurana, ibintu bikomeza kuryoha ari bon. Jeannette yakomeje ubuzima bwe ndetse na Fleury akomeza ubuzima bwe, ariko Fleury amukunda. Nubwo ati yaramukundaga bien, ariko amukunda ari bloqué chérie, ari bloqué, nta mafaranga ntago azajya asohokana umukobwa n'iki, nyine byari bibabajemo ukuntu kandi biri na complicated, bikomplitsemo ukuntu. Ariko almost 4 months gutyo, amezi 3, amezi 4 aho ngaho, yaravuze ati why not, let me try my best. Hari igihe nshobora kubivuga bikambera umugisha, kandi I know iri ntabwo ari ryo herezo, ndabizi amafaranga azaboneka. So yahamagaye umukobwa ariwe Bahavu, arambwira ati twasohokana, ambwira ati like seriously, ambwira ati yeah, ambwira ati okay nta kibazo. Ubwo nyine baritunganyije basohoka nyine ahantu hari simple, ariko nyine nk'umukobwa w'umukristu nta kintu byari bimubwiye, yaranyurwaga n'iki n'umutipe. Umutipe arambwira ati ariwe Fleury, arambwira ati ndagukunda. Jeannette aratungurwa cyane, gusa nyine ku mutima biramushimisha. Arambwira ati like seriously, arambwira ati yeah I'm serious, like ibintu mbwiye wabitekerejeho, you love me? Yes I love you. Jeannette byaramutunguye, gusa nyine yarambwira ati thank you, nzagusubiza isoni. Ambwira ati okay nta kibazo. Ubwo basangiye ako gafanta, hashize umwanya batashye baganira, bataha n'amaguru. Of course nk'umuntu babwiye ngo barakunda, Jeannette yari afitemo isoni, ariwe Bahavu afitemo utuntu tw'udusoni, ariko nyine by the way yishimye ku mutima, ariko adashaka like kubigaragaza. Ariko yari yishimye mu kuntu, ariko nyine afite ibitekerezo byinshi. You know iyo umutipe agupropose ari bloqué, uhita utekereza ibintu byinshi, gute ushaka kumupropose iwanyu, gute abashuti bawe bashaka kumumenya, nyine ukibaza utuntu twinshi, nyine ukibaza uburyo muzabaho, ukibaza nyine purpose y'urukundo. Umuntu nta mafaranga ntaki arashaka urukundo, nyine akaba confused ku bintu byinshi, ariko yumvaga nawe harimo akantu. By the way bari n'aba best friend, bavugana everything, bajyana gusenga, sometimes bagasangira, umwe akamuzanira ibiryo. Bwari ubuzima butoroshye. Hashize iminsi, Jeannette yari umuntu usenga, Bavu yari umuntu usenga, kandi iyo umutima ukubwiye ati kora ikintu
nujya gukora ikintu ukumva umutima wawe urabyemeza ntacyo uri kwishinja, ubwonko nabwo burabukwemerera ibyo bintu aba ari byo pe, aba ari byo rwose. So yaremeye arambwira ati nanjye ndagukunda n'iki, bemera gukundana, ubuzima burakomeza nyine muri duke bafite bagasangira, cyane cyane ko Bahavu yari yacuzinze, yaramukundaga, yumvaga like atakica ubu best friend we, nyine atakica umubano bari bafitanye, dore ko yamugiriraga impuhwe cyane bitewe na life uburyo yari imeze. Ibaze yuko sometimes Bahavu yagiraga ibiryo yigomwa at home akabizanira umukunzi we kugira ngo it was so nice. Ntago mfite uburyo nabivugamo ariko byari byiza, 10/10, byari byiza cyane pe. Ubwo nyine bakomeje kubanaho muri ubwo buzima, bemeranya gukorana cyane. Uri kumva niba umukobwa yiyemeje kumukunda n'umuhungu amukunda, kandi umuhungu yari umukozi, ari umuntu ukora ufite proje nyinshi. Uri kumva Bahavu nawe nk'umuntu ufite mu mutwe. Abakobwa sometimes iyo utigize inzazame tuba dufite power muri twebwe ikomeye cyane. So yafashije umufasha we, amufasha umukunzi we, barakorana. Ni nabwo bahise batangira gukora impanga, akamufasha, impanga iragenda itera imbere, batangira kugira ibikorwa bindi bigiye bitandukanye. Bakundanye almost imyaka 6. Uri kwibaza iyo myaka yose habayemo byinshi, bahuye n'imijugujugu, bahuye n'abantu batabavugaho neza, bahuye n'abantu babaca intege, urukundo nyine rwabo. Ariko iyo ibintu birimo Imana, muri kunyumva, ugasenga buri kimwe cyawe cyose ukagishyiramo Imana, and then ugashyiramo kwizera, ugakora cyane, bigenda gute? Bigenda neza cyane. Ubwo nyine imyaka 6 yarashize, babona hari ukuntu bahagaze, bemeranya kubana. Hari muri covid guys, ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye. Bemeranyije kubana, baje kubana, ubona ubuzima ntabwo bwari bumeze neza, ariko uko bari banyuzwe kuba bakundana, bakaba bafite imbaraga zo gukora, bakaba bafite Imana muri bo ariyo ibahora imbere, buri kimwe cyose cyagendaga neza. So bemeranyije kubana, babana mu byiza no mu bibi, babana mu rukundo, surprise, bahora nyine urukundo rwabo baruteza imbere, barudevelopa, ngo barudevelopa, nyine ubona ko ari byiza. Hashize igihe baje kugirirwa umugisha wo kuba batwita umwana w'umukobwa. Guys, mbabwiye ko mukunda ntabwo mushaka kubyumva. Nkunda umwana wabo 4. So baje gukomeza, umwana wabo yaje kugera igihe aravuka, ari mwiza, wow, witwa Amoha, ndayirukiye, wow, she's so cute. Muzajye kumureba, ni mwiza cyane, umwana mwiza uryoshye. Ariko urukundo rwabo rugenda rwiyongera, ariko nyine bose bagenda bagira inshingano. Imana ikabatiza ubuzima, ikabatiza imbaraga, ikabaha ubwenge, bagakomeza bagakora cyane, kugeza ubu ngubu ubona ko ni ibintu biryoshye, kandi ibintu birimo umucyo, kandi ibintu ubona ko wow, babera urugero abantu bose, babera urugero urubyiruko. Ni ibintu sinzi uburyo nabisobanuramo, ariko ni ibintu biryoshye. Urukundo rwabo ruracyakomeza, kandi ni rwiza, ruraryoshye cyane. Tutibagiwe kugasuraga bakunda gukoresha, nkunda cyane. In God we trust, amen. Wow, njye ndabakunda cyane. So baranyispira, kandi nawe ujye ugerageza kubareba, n'aba star. By the way, don't forget to subscribe, share and comment. Ndabakunda.